umwana w'imyaka 12 yapfuye yiyahuye nyuma yo kubaza nyina wose umubyara yagiye ariko nyina akanga kumubwira. Karere ka Ruhango umurenge wa Ntongwe bakunze kwita Rebero, birakekwa ko umwana w'umuhungu wari mu kiro cy'imyaka 12 yaba yiyahuye mu mugozi. Kwa kundi musigiti basanga aho ndi yimanitse. Ko mwana umugabo umusaza bitaje afite yari umugabo ukamisha amata. Biravugwa yuko intandaro ya n'urupfu yaturitse kuba uyu mwana aragiye kubaza nyina wose umubyara yagiye ndetse n'uwo Ariwe ariko nyina akanga kumubwira. Biravugwa yuko umwana aramaze igihe kinini yigunze kuko ngo ntabwo arakijya mu bandi bana ngo asabane nabo. Bamwe mu baturage bavuze yuko uyu mwana arafite agahinda gakabije ariko ngo mu gihe abana bamubwiye ngo bakina umukino witwa tap, uyu mwana byanze akajya kwicara ahantu hiha wenyine akitarura bagenzi be. Ibi ngibi byagaragaza yuko afite agahinda gakabije cyane. Uyu mwana yabanaga na nyirakuru ndetse na sekuru babyara nyina. Rero ngo nibwo uyu munsi abana bamubwiye ngo bakine ariko none uyu mwana arabyanga ajya kwicara ahantu hiha wenyine. Hashize akanya gato nibwo ngo bamusanze mu giti yimanitse. Bahise bazana imbangukira gutabara mujyana kwa muganga ariko kubw'amahirwe make mugezeyo yamaje kwitaba Imana. Abaturage kugeza ubu ngubu ntago bumva uburyo umwana w'imyaka 12 yafata umwanzuro wo kwiyahura, nanone kandi bakanenga nyina umubyara bamwita umubyeyi gito kuko atigeze yumvira umwana we kandi ko uyu mwana afite uburenganzira bwo kumubaza wose umubyara yaba yaragiye. Ariko nanone intandaro y'uru rupfu yaturitse kuri nyina umubyara kuko yamubwira se umubyara uyu mwana batarigeze afata ikimezo nk'iki ngiki kigayitse. Nahayo Jean Marie Vianney umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ntongwe yanze kugira icyo avuga kuri aya makuru kubera ko bamamagaye ariko telefone akayirya urwara. Kugeza ubu ngubu perezida cyakomeje kugira ngo amenyekane intandaro yuzuye y'urupfu rw'uyu mwana, mu gihe ariko abaturage bakomeje kunenga uyu mubyeyi mu buryo bukabije cyane bavuga ko rwose ari umubyeyi w'ikigwari kuko ngo ntabwo yari akwiye gufata uyu mwana ngo amwime amakuru ku bijyanye na se kandi n'ubundi uyu mwana ari kuzakura akamenya mu by'ukuri se umubyara uwo ari we. Biravuga yuko uyu mwana ari umuhanga mu mashuri ariko ngo bitewe n'ubwigunge ndetse n'agahinda gakabije agiye abumuswa gake gake, abarimu nabo batangiye kubikeka ariko agahinda ke kagenda gakura buhoro buhoro. Ngaye gukorera inzego z'umutekano zikaba zisaba ababyeyi ndetse n'ingo zitandukanye kujya batega amatwi abana babo ndetse bakumva ibibazo bafite. Nanjye ngira ni nkora subscribe nimba rugamije kuri isheni ngira cyari Obi nangini Obi Time News. Obi Time News.